uzinesha wenyine sinabimenye erega ni kwiza ibyuneke wezaho n'iby'igihu biro cy'isi mandikiye urwandiko rw'umutima wanjye rw'indirimbo nayo ibaye ngufi erega ni byiza ibyuneke wezaho n'iby'igihu biro cy'isi mandikiye urwandiko rw'umutima wanjye kuko indirimbo nayo ibaye ngufi nuhe bwoko bufite umwami ubaba hafi Imana yacu ngafata umwanya niuranaka iby'amateka dufitanye twaromatanye no mu matanye Gorigotawe yo ujumobera erega ni byiza ibyuneke wezaho n'iby'igihu biro cy'isi mandikiye urwandiko rw'umutima wanjye kuko indirimbo nayo ibaye ngufi erega ni byiza ibyuneke wezaho n'iby'igihu biro cy'isi mandikiye urwandiko rw'umutima wanjye kuko indirimbo nayo ibaye ngufi Soma ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere ku murongo waho wa 11 n'umurongo wa 12 aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rizaho riti Yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze Uwiteka arambwira ati waruye neza kuko rinda ijambo ryanjye kugira ngo reka dusubiremo ntabwo nibuvuge byinshi mu ijambo ry'Imana harimo ubuhanuzi harimo ibisubizo by'ibyifuzo byawe kuba uhari uyu munsi ni umugisha ijambo ry'Uwiteka rizaho riti Yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndi
y'ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Reka dusoreze ahangaha igitabo cya kane cya Mose cyitwa Kubara, ibice 23, turasoma ku murongo wa 19. Reka dusome. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Mwakiriye ijambo ry'Imana. Ushatse narekeraho ngaho. Ijambo tugiye kuganiraho, uri bubwire abakubaza ngo mwize kuri ihe jambo, ubabwire ko twaganire ku ijambo rivuga ko Imana ntibeshye. Iri jambo rimazemo iminsi. Nje kongera kukubwira ngo Imana ntibeshya, ntabwo yakubeshye, ahubwo n'isaha yayo itarahera. Haleluya. Oya, Imana ntibeshye. Imana ntibeshye. Abantu tujya tubeshya rimwe na rimwe, hari ibyo twemera tudafite ubushobozi bwabo. Tukemerera abantu ibintu abo twizeye ko babiduha ngo natwe tubihe abandi, bakadutenguha, bikadutera kubeshya. Ariko Imana yo ntabwo ibeshya. Ibiri ku isi byose ni ibyayo. Niyo mpamvu nta mpamvu yo kukubeshya. Ibyo yakubwiye byose nta kimwe kivuyemo. Yitwa ishobora byose, izabisohoza igihe cyayo. Ikibazo abantu tugira ni iki? Kuvuga kuri Imana no gusohoza kwayo hari igihe hacamo umwanya. Ndashaka kubwira abantu bari muri uwo mwanya, Imana yarababwiye, nibyo koko ndabyemera, yaravuze. Ariko mu kuvuga kwayo no gusohoza kwayo hacamo umwanya. Urasabwa kwihanganira uwo mwanya urimo uracamo. Abantu bananiwe kwihangana, nicyo kibazo. Wananiwe kwihangana ukirwanira ukishakira inzira, ntuzavuga ko Imana yakubeshye. Ndabyemera. Hari ibyo twabwiwe n'abantu, ibyo bishobora kutazabibona, ariko ibyo twabwiwe ni Yesu. Haleluya. Ibyo twabwiwe ntitabasha kubeshya. Ibyo twabwiwe niyaturemye. Ibyo twabwiwe niyabanye natwe tukiri batoya. Ibyo twabwiwe n'Imana, ibyo byo izabisohoza. Iki gihe cyari igihe gikomeye, ubwo umuhanuzi ukomeye wavugaga akoreshejwe n'Imana, ibyo avuze bikabaho. Hari n'Abaraki, umwami w'Abamowabu, yashatse kuvuma ubwoko bw'Abisiraheli, abifuriza ibibi. Ariko ibyo abifurizaga yasanze hari ijambo Imana yabavuzeho mbere y'uko bavuga. Haleluya. Hari ijambo Imana yatuvuzeho mbere y'uko abantu bagira ibyo batuvuga. Iryo jambo rero rirushaho gukomera. Haleluya. Iryo jambo rirushaho gukomera. Niyo twagize ibibazo rirakomera, niyo twagize ingorane rirakomera. Iryo jambo ijambo Imana yatuvuzeho. Haleluya. Hari ijambo Imana yatuvuzeho mbere y'uko batuvugaho, mbere y'uko badutekerezaho, twabanje gutekerezwaho n'Imana. Amen.
ibintu Imana yatuvuzeho birakomeye cyane kuruta n'abantu batuvuzeho, kuruta n'ibyo bari kutuvugaho muri iyi minsi. Ibyo Imana yatuvuzeho ibyo birakomeye cyane. Umva mbwire, twebwe turashinganye, twebwe turashinganye. Hari ibyo bakwifurije, ariko ibyo bakwifurije ntabwo bizashoboka, kuko Imana hari icyo yakuvuzeho mbere y'uko babikuvugaho. Hari uko wifuza ko wamera kutari byiza, ntabwo uzamera uko nguko, ahubwo uzamera uko Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo twifuriza ntabwo bizashoboka. Yakoze ibishoboka byose barazi kugira ngo ubwoko buvume, ariko ntibidashoboka. Ahubwo yajya kubuvuma akaburisha umugisha. Niyo mpamvu tudapfa, ahubwo twebwe tuva mu bwiza tukajya mu bundi. Uko bukeye uko bwije Imana ihora itwimura ikagira aho ituvana ikagira n'aho idushyira. Ni nayo mpamvu hari ibijya bitwirukankana ikaduhisha, bakadushaka bakatubura, kubera ko Imana yatuvuzeho mbere. Ariko Mana we, haleluya. Umuririmbyi wararirimbye avuga ngo ariko Mana we waraturengeye. Imana ntibeshya, iryo jambo ritaha. Haleluya. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yice. Ni iyihe mpamvu ibyo yavuze itazabisohoza kandi ifite ububasha kandi ifite ubushobozi? Reka nkubwire ibintu bitatu bikwemeza neza yuko Imana ibyo yavuze izabisohoza. Icya mbere, Imana yacu dukorere amanywa n'ijoro. Imana mwaje gusenga, Imana murimo murategera ibiganza, Imana yahamagaye abashumba. Iyo Mana iyo ngiyo iyo ngiyo. Icya mbere, ntabwo yashyizeho n'amatora. Cyane Mana yanjye ishobora kuba ari nyakiri, hari ibyo nemeye, ariko ya nyakiri yagera wa mwanya nari ndimo nkaba nawuvuyemo. Iyo uvuye mu mwanya rero ibyawe birangira aha, kubera ko amatora ukuyeho. Reka mubwire ko iyo abikubwiye ntabwo ishyirwaho n'amatora. Ntukugira ubwoba ngo Mana yayo izavaho, ibyo yakubwiye isi itarisohoye. Niyo mpamvu ukwiye gukomeza kwigirira icyizere. Ihereza icyubahiro. Ntabwo yashyizeho n'amatora ngo hari igihe kizagera Mana yayo irangire ibyo yatubwiye isiga itabiduhaye. Iriho kandi izahoraho. Icya kabiri, Imana twizere dukorere ntisaza. Ishobora kukwemerera ibintu, ariko kubera imyaka ntasaza mwibagirwa. Ibyo yavuze ntabwo izabyibagirwa, ntabwo izasaza. Umusaza witere kwibagirwa ibyo yakuvuzeho, oya ntabwo isaza. Ariko Mana we, amen. Twihute. Icya gatatu, iyo dusomye muri Zaburi 108 ku murongo 105 ku murongo 8, haravuga ngo yibuka isezerano ryayo iminsi yose, ijambo yategetse ikibuka ibihe bihumbi. Haleluya. Ijambo ryayo ryibuka. Mana gisaba muri bane. Reka mubwire iki, wo kugira ubwoba
yaduhamagaye yo kwizera. Ntabwo Imana dukorera izagira impanuka ngo twumve ngo iragonzwe, ntabwo ikiriho, ntabwo izagira impanuka. Yigirire icyizere, yigirire icyizere. Imana si umuntu ngo ugire gute, kandi si umwana w'umuntu ngo ugeze gute. Ibyo yavuze no kubikora uzabigeza gute? Twasomye ijambo ibwira Yeremiya, imubwira ngo maze Uwiteka abwira Yeremiya ati waroye neza urundinda ijambo ryawe, iranirinda. Ndatinze nibutse igihe kimwe kavuga ikintu kimwe gusa mu buhamya, gira byinshi ariko kavuga ikintu kimwe. Imana iri ku ijambo ryayo, ibyavuye mu kanwa kayo ikaba yabivuze urayirinda. Haleluya. Haleluya. Ntabwo yirinda gusa, wirinda n'uruhare. Bibiliya icururira kugira ngo n'umuhiri iraririnda. Ushobora kuvuzaho wumva mu mwanya wawe neza, iraririnda. Nta yindi mpamvu irinda ni ukugira ngo irisohoze. Niyo mpamvu hari ibyiza igakubita, byaturuka mu mahanga igakubita, byaturuka inyuma igahindukira igakubita. Na bya bindi bikubita, kuko Imana irinda ijambo yavuze, niyo mpamvu izakomeza kugushyigikira ikabarindira mu bupfakazi. Bashyizeho iminsi bavuga ngo ntibishoboka, ariko kubera ko Imana yavuze ijambo ryayo igakomeza irindi, ikiza igakubita, ikigaruka igakubita. Ni nayo mpamvu Imana iri umuterankunga wawe kandi ubuzima burakomeye. Wasobanura gute ukuntu mubaye muri Kigali mu mujyi hagati? Ijambo Imana yavuze si biri, wabisobanura gute? Ijambo ryayo rirarinda. Mwebwe muri hano mu mujyi hagati, aha hagati mukore ijambo, mugomba gukomeza gukiranuka kugira ngo bikomeze ibirinde. Ariko iyo wakiranira urakurika, ariko iyo uri umurongo mwiza wo gukiranuka irarinda. Nanjye yararinze. Twari turi gusenga, turi gusaba Imana ngo izatugirire neza, nk'uko nawe uyisenga uzakugirire neza. Turi kumwe n'abantu batatu, Imana iravuga ngo bahawe umugisha. Byari ibihe bikomeye, bifite ibibazo bidasanzwe. Ikintu nayo ifite gihenze ni telefoni nari naraguze ibihumbi 20. Ifite gihenze muri iyi telefoni y'ibihumbi 20. Twari turi gusenga iminsi myinshi, twarihaye gusenga iminsi 30, abadayimoni barimo baraturukankana, Imana ibirukankana. Tugeze ku munsi wa 30, ya telefone yanjye barayiba, wa muntu twasenganaga baramwiba. Noneho turibaza ubugenze gute ko twasenze Imana. Turavuga tuti rero reka dusuzugure Satani, twongeraho n'iminsi 10. Twongeraho iminsi 10, Imana iratubaza ngo ko mwashimishije, ni iki mwifuza ko nabaha, ni iki mushaka? Imana igiye kubivuga rero, ibivuga tubona bimeze nk'ibisanzwe, ariko iyo yavuze ijambo ariyo yavuze. Haleluya. Iyo yavuze ijambo ariyo yavuze, atari umuntu uvuze. Arayiganye, ariko iyo wasenze cyane
bumenyi wariganye n'utanyiganye. Mwongere mugire ibihe byo gusenga Imana kugira ngo bombi bavuge ijambo, kandi nimara kurivuga izahitiri. Ubwo rero abantu twari turi kumwe bavuga ibyifuzo byabo bitandukanye, ntabwo bivuga. Yewe ibyifuzo nahise mvuga. Nari umukene ufite ibibazo byinshi cyane, nari umukene ukomeye cyane wo kugirirwa neza n'Imana, ariko Imana ivuze ijambo iraririmba. Niyo mpamvu ibivuye ku bantu ntacyo byadutwara, keretse ibivuye ku Mana yatuvuzeho. Ndavuga nti njyewe ibaze umuntu ufite telefoni, twajyaga tujya gusohoka muri korali, nkajya gutira ishati, nkatira ikote, nkatira n'inkweto. Hari igihe kimwe natiye umuntu ishati, abishati wakora mu ijosi, kubera ko nyine yari muri yari mutoya, abikote bigeze mu mavi, ariko sinabimenye. Nabimenye nyuma ari uko Imana yakoze ibitangaza, kandi icyo gihe nari kwishaka korali. Noneho tugatera ikorasi, ni ibintu Yesu wabikoze we turanezerewe. Noneho tukajya imbere y'abantu, hazaza nigira gutya nta kintu nambaye, nambaye ipantaro. Ndashaka kukubwira uburemere bw'ijambo Imana yatuvuzeho biruta ijambo abantu batuvuzeho. Umuntu wari umeze gutya, Imana yurutse ivuze ngo murashaka iki? Mwabere icyo mushaka cyose mubyibwire. Umuntu ukiri inkweto, umuntu udafite gahunda. Hari n'igihe rero uba warasenze, hari igihe uba wumva ubumenyi, hari igihe ushakisha. Hari igihe rero njya gushaka akazi, n'abantu baterana nkagera i Remera Kibagabaga, kazi nkakabura bati nta bakozi dukeneye. Hari igihe kigerwaho cyo kudakenerwa, ariko kubera ijambo Imana yavuze, igihe kikagera tugakenerwa, kubera ko ijambo yavuze bikomeye. Haleluya. Hari igihe cyo kudakenerwa. Wowe muri no minsi udakenewe, wowe utari wahawe agaciro, uri muri wa mwanya w'Imana yavuze, urindiriye yuko uzasohoza. Aho hagati rero ntuzaha, n'ubu udakenewe hari uzakenewe. Umuntu umeze gutya mwizera Imana. Imana ni byose. Ijambo twarisomye, ntabwo ari umuntu wibeshye. Ijambo twarisomye, kuri ijambo ryayo. Nanjye narihandagaje, ndavuga nti Imana, umuntu umeze gutya, ndashaka imodoka, si imodoka. Ariko bivuze ibyo ushaka byose, nabuze imodoka. Ndavuga nti ndashaka imodoka ntoya, ndashaka n'amakamyo, ndashaka imodoka nyinshi. Niko navuze. Imana yabaye bahawe. Bwaki hari kuwa gatanu, kuwa gatatu, ku cyumweru, kuwa mbere. Ese ujya kureba umuntu ukiri ipantaro n'ishati ujya muri maji bakubaza ko ziguze. Imana ni ikivuga ngo njye mwizera ijambo ryayo, ndagenda kubaza ko ziguze. Kandi nta soni nari mfite, kuko nari nzi ko ariyo yabivuze. Nkura ku modoka, navugaga nshaka, ndabaza bambwira amafaranga bandurira, ni menshi, ni mugabane ayishyura. Ni mugabane, kandi umufuka nta n'igiceri kirimo. Oya, uko nari ndimo mbera mu mutima, nuko mu mifuka yanjye nta kintu cyari kirimo. Ndetse icyo gihe nagiye kubaza n'iyo modoka n'inama y'inkweto zitarimo amasogisi, ariko nkurikira ijambo Imana yavuze. Barangije ndavuga ngo umugabane barangajya ku makamyo nshaka n'abaza. Ndangije ndataha, ntabwo niga izo modoka zose Imana yarazima. Ibyo twiga nkunda no kubivuga, kuko rimwe na rimwe abakiri muri wa rugendo rwo kuvuga no kwigira ko isoza ibyo bavuze hari igihe bibacumuza, ariko ntabwo ugomba gucuma. Rero Imana nimugire neza bijye gushimisha. Nugira ishyari, baravuze ngo umuntu ugira ishyari ngo asa n'umurozi. Nugira ishyari muzaribi, waba ukwiye kwishimira ibya bagenzi bawe.
tugeze mu bihe bibi umuntu araza kuba mu Imana yagiye neza abantu bakagenda bavuga ibi wari ukwiye gushimishwa n'Imana yavuze kugira ngo nawe bimukomere Mukasaba Imana ayisaba imodoka nyinshi ntabwo ayisaba imodoka nkeya kandi rero Imana kuba yaramaye imodoka zirenga 10 ubusanzwe rero yarakweze kukoresha kandi nyinshi inama kandi ntabwo imodoka gusanzwe nyinshi inama gusa Imana yarabigiriye aho wowe ibyo kugiye kucyumva kutazabikora ikibazo cyabo ni hahandi batinda bakababwira ngo nimushakishe Imana bakababwira ngo nimukiranuke mutange ibyacu n'amakuru mwajya kuvuga ngo ni ibya pasiteri uzatinda aho ngaho umuhanga wo gushaka umugisha ibyo Imana imusaba arabitanga akavuga ngo ndakwiriye data none se uzi ko bwawe wabaye umujura wavuye mu isezerano ntugitanga icyacu urakibona ntugitanga amaturo ariko muragize ngo Mana mu ijambo bavuzeho bisohoze ntabwo uzabisohoza uzavugaho hagati kubera ko ibyo usaba gukora nawe utabikora ntaho rero abantu baguye abantu bagahora mu byifuzo abantu bagahora mu rugero rero kugira ngo Imana isohoze ijambo yakuvuzeho kiranga ntabwo nabura kubivuga twigeze kuganiriza abantu gukorera Imana si matinda kugira ngo nacyo kirenge kubera ko ushaka ko Imana isohoze ibyo